dusomera ijambo Yohana 3:16. iri jambo umuntu wese uza kuryumva yongera risoma ritekerezeho. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. aha muhashinga agati, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. wongera urisome urisubiremo. ninde muri mwe watanga umwana we kubw'umurwayi waheze mu bitaro kugira ngo atahe? ninde muri mwe watanga umwana we kugira ngo bagiye gutereza cyamunara ihagarare abisimbura umusimbura w'iyo cyamunara? kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese uza kumwizera, umunyaruhengeri umwizera abone ubugingo buhoraho, umunyagitarama umwizera, umunyakigali umwizera, uw'ikibungo umwizera, uwa Nyagatare umwizera, uw'igisenyi umwizera, uw'Irwamagana umwizera, uw'ihuye umwizera, uwa Nyamagabe umwizera, umunyacyangugu umwizera, umunyaburayi umwizera. umwizera wese abona ubugingo buhoraho. n'umwizera wese mutagira ibyo mukangura, reka tubitware gutya. umwizera, umukobwa umwizera, umusore umwizera, umumama umwizera, umugabo umwizera, ubana n'ubumuga bwo kutabona umwizera, ubana n'ubwo kutavuga umwizera, ubana n'ubwo kutagenda umwizera, utarabyara umwizera, uwabyaye umwizera. umuntu wese umwizera abona ubugingo buhoraho. mwakire neza ijambo ry'Imana. ndagira ngo mbabwire ngo twubahane abakozi b'Imana bari muri social media, twubahe n'Imana tuvuga ko dusenga, twubahe n'igihugu cyacu kuko niho umugisha wa mbere ukomoka, kuko niho tuvuka. sinzi sorry, hari umuntu wafashe ifoto yanjye ashyira amadolari imbere yanjye, aragenda afata babahanuzi birirwa batukana. reka nkubwire keba, reka nkubwire, gezaho ngaho, gezaho icyo ugamije ntuzakigeraho. reka mvuge iki kintu kandi sinzakicuza, sinzanagisabira imbabazi. nyakubahwa Korode, ndakuvuze wihangane, mfite impamvu imwe nkuvuze, kugira ngo nibiba nibigiye kuba nibizaba isi yose imenye ko Imana izaba yarabivuze. Koro, nudakizwa dore nudakizwa ufite ukuntu umenyera abantu bose ukarunda mu gifuka cyawe ukikorera ukajyana aho ushaka. gira burobanura ugende muri ritime umenyereye kugendamo. n'uwitwa ngo ninde Karosi, nakubonye, wakoze kumpamagara, nakubonye Karo. kambabwira ijambo rimwe, mugire ingendo yanyu. ibahamagara sinari mpari, ntiyigeze imbaza, nta nama nayihaye, nta n'igitekerezo yansabye cyo kugira ngo ibahamagare. mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri. reka nkubwire,
ukora igiti ugakora ibuye, warengereye karosi 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 na korode. Si ikibazo kumvuga, ariko iri fofera attention, mwitonde. Karosi karosi, genda ubanze urye ushire iyo nzara yo mu magufwa, wiyiteho, ubanze wumve ko ufite imbaraga, nurangiza uzamuka umusozi ubaze Imana ngo Theogene nibishaka ni muhanuzi bwoko ki, izakubwira niba ikikwemera, cyane kutaracirwaho iteka. Burya nkunda kubwira abantu ngo iyo umuntu agihumeka kwihana biba bigishoboka, ariko karosi witonde, witonde karosi. Nta ntambara y'abahanuzi nkeneye mu Rwanda, ntawe nkeneye kwatakana nawe, ariko korode 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 korode, wigize kizigenza, wigira umuvugizi w'isi, wasimbuye Murangira, wabaye umusitari, waramamaye, ariko kwamamarira ku izina ryanjye byo ntago bijya bikunda. Gerageza muri bya bikundi byawe, muri twa dukoryo twawe two kwata kuwushaka wihariye, nugera ku izina nibishaka Theogene ushingeho agati. Nshuti yanjye, imiteto muri nge yarashize kera. Nashize imiteto nishingurira umwana unkurikira, mbana n'imbwa igikondo nyenyeri, isi yuzuye abantu, Imana ingirira neza inkura muri ubwo buzima. Uyu munsi ndi mu nzu yo kabyara. Koro tamvugira Imana nabi nkakuzira, nanakubwiza ukuri, simenyereye kwasi bibonobono. Witonde 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 korode, witonde korode, witonde korode, witonde korode, witonde korode, witonde witonde. Niba ushaka gucuruza imfungwa by'amageragere, niba ushaka kugambanira abantu bose wumva ushaka, abo udakunda bose ukumva wabagambanira, ndagira ngo nkumenyeshe ko iki gihugu utakibamo wenyine, kuko ntacyo wakimarira. U Rwanda rufite abagabo 10 bameze nka korode, iki gihugu cyaba kiri mu mwobo njyakuzimu. Nturi umuvugizi, nta rwego n'uru na rumwe uhagarariye, uzarinda upfa utayoboye n'isibo. Nkubwize ukuri, reka nkubwize ukuri. Wenda uzahagararira abanyamunwa muri social media, uzayobora ibikuru by'ibishegu biraho bidafite umuco n'uburere, ibyo byo rwose nzagutora ijwi nzarigwa, ariko attention, witonde karosi. Wibuke ni mu cyahafi uhuruza isi ngo gurupe ngo babirukanye. Karosi witonde witonde. Hanyuma nkura abantu mu rujijo kuri iki kintu, niwibeshya ko Imana izakoresha abubatse neza, uri umupfu wo mu mutwe. Niwibeshya ko kuba Theogene yarashenye byabuze Imana kunkoresha, aho niryo vangirwa rya mbere ufite. Niwibeshya kuba ntubatse ntemerewe gukorera Imana, aho wasaze. Kuba urugo rwarananiye, ndabivuga nkabivuga isi yose ibyumva, ariko ndagira ngo nkubwire ko kuba Imana yampagurutse ntabwo yuririra kuba mfite urugo ndugu yangu. Inyunga Imana ifite niyiyizi, aho Imana yungukira niyo ihazi. Urabona ndi umugabo mubi wabuze urugo, ubu ndinjije yananiwe kubaka, hanyuma nkwibira ibanga utaruzi. Kuba mwambaye impeta ku ntoki no kuba mwubatse, mujye mwivugira uko mushaka, ntawe ndenganyiriza gusenya kwanjye, ariko nkwibira ibanga. Niwirukankana umugabo nkawe, uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankanye. Cyane ko nabonye ko muri iyi minsi gusekana ari ukugurizanya.
ubwo ngiyemo ideni sibyo Korode ntago wari ukwiriye kuba uvuga ku badivorce aho wakagombye nico kibazo cyo mu mutwe ntago wari ukwiriye kuba wataka abantu bashenye cyane ko n'imyaka wari ufite itabikwemereraga wenda ngewe twapfuye n'ubwana reka mbyituko nkawe se gezaho nuzajya ugera ku badivorce jya ubanza wifate nagera n'ubikubaza ubikwepe witonde ndo twari ku ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu abamere umugisha. Hanyuma ndana ku musozo, nimuhumure nimwubaha Imana izakora n'ibyo itabamenyesheje. Nimwongera gutinya Imana mugahindishwa umushitsi n'ijambo rye, hari intambara zabavaniraho atabahaye amakuru yazo. Mu yandi magambo, iyo wubashye Imana uba umukunzi w'Imana, bituma Imana irwanya abanzi bawe kuko wayubashye. Ariko iyo ubaye umwanzi w'Imana iguhagurukiriza abanzi bayo bakakwataka. Urumva ikibazo gihari? Twubaha Imana, twubahane, dusenge. Abantu bari hanze y'u Rwanda mukomere, abafite impamvu zitandukanye mwihangane, n'abari mu gihugu isi yose muri rusange. Yesu ari ku ngoma, ni umunyembabazi, ariko nanone ni Imana itamenyerwa. Yesu rero aduhana umugisha. Nimero ya ni 07 8 8 8 0 1 0 2. Kunda kuvuga ngo iyo nimero iba no muri mobile money. Ni nayo iba kuri whatsapp. Ibariwe ku mazina yanjye. Yesu rero aduhana umugisha, reka tubashira imbere y'Imana. Ushobora byose Mana, ni wowe ukiranuka, ni wowe ukiranuka, ni wowe ukiranuka. Sengeye abantu bose baherereye hirya no hino mu isi. Mana, nongere kukwibutsa ngo abantu barwaye badafite kirengera, badafite kirwaza, badafite gikurikirana, abari muri koma, abari muri bomboni, abari muri sonde, ababuze urubyaro, ababuze ingo, abubatse bikanga, ibibazo byinshi mu ngo zugarije abantu. Ukuboko kwiza kw'Imana gutabara umuntu wese ubabaye. Mana, nkomeje kwereka abantu bafite ibikomere batagize mu ruhare, bagiye bahungabanira mu buzima bugiye butandukanye. Ndakwinginze ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kibe ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, nongeye kukwereka igihugu cyacu, ukiduheremo umugisha. Mana, aho kugira ngo tube mu bibazo, tube mu bintu bitandukanye, ndasenze ngo uhagarare ku mbibi z'igihugu cyacu, komeza uducungire umutekano. Komeje kukwereka Mana, abantu bababaye bari habi hatandukanye, abatakaje ibyiringiro, abadafite ababatega amatwi, abadafite abo babwira ngo babumve. Ubahe urutugu rwo kuririraho, ubahuze n'abantu b'umumaro, ubahuze n'ababitaho, ubahuze n'imfatiro z'umugisha, mu izina rya Yesu, amen. Tuzasubira ubutaha.